Umwita izina Nyirinkwaya Ig. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Ngo amina. Mumwita izina Kiza Claude. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Amina. Amina. Mumwita izina Jean Dodier. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Mwakire Jean Dodier. Haleluya. Amina. Amen. Umwita izina Claudine Mugwaneza. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Mwakire Claudine. Gasaro TV. Nsabe abantu bagiye kubatizwa ubona kwita abana bagiye kuvuka ariko bakavuka bakuze bazi ubwenge reka amazina yose ugejeje bari batizwe mwese. Reka amasabe ababyeyi babe bakunda kujya mu nsengero ukajya no mu mubatizo benshi cyane cyane mu nsengero z'Abangilikani. Niyo ufashe igitabo cy'amasengesho ya Nikodemo bakunze kwigarukaho cyane, ariko ndagira ngo uyu munsi dutekereze cyane cyane aba ngaba bagiye kubatizwa. Abandi ba kabiri ni abishingizi, kuko kenshi mu itorero dukora ibintu tutitaye. Umuntu akabatizwa gusa kuko mu gihe kigeze kubatizwa, umuntu akaba umwishingizi atanatekereje kuba umwishingizi icyo bivuga, bikaba umuhango, bikaba akamenyero. Ariko nagira ngo banze basobanurire umubatizo uvuga iki, umubatizo ushushanya iki, umubatizo umaze iki. Cyane hano umwami Yesu yabwiye Nikodemo, aramubwira ngo uyu Nikodemo yaramusanze aje kumubaza ikibazo, aramubwira ati ngo umuntu yakora iki ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Atarabaza ikibazo cye Yesu, kuko yari agiye kugita hirya no hino amubwira ngo mwigisha mwiza, tuzi yuko nta muntu ushobora gukora ibitangaza nk'ibyo ukora, Imana itari kumwe nawe. Yesu aramubwira ati ngo wica hirya no hino, baza ikibazo cy'ubugenzi. Urashaka kumenya umuntu yakora iki ngo ahabwe ubugingo buhoraho, si icyo cyakuza? None reka nkikubwire, ntabasha kwinjira mu bwami bw'Imana atabyawe bwa kabiri. Noneho Nikodemo atangira kubona se umuntu yabyarwa ubwa kabiri akuze, yasubira mu nda ya nyina kongera akavuka. Aramubwira ati oya, ikibyarwa n'umubiri niyo wasubira mu nda ya mama wawe akakubyara ubwa kabiri, nabwo wakubyarwa n'umubiri. Ikibyarwa n'umubiri kiba ari umubiri, ariko ikibyarwa n'umwuka kiba ari umwuka. Noneho aramusobanurira ati ni ngombwa yuko uvuka ku bw'amazi n'umwuka. Ni nayo magambo kugira ngo tuganire, kuvuka ku bw'amazi n'umwuka.
ikibazo gikomeye tukunze kugira, abantu bibanda kuri ibyo bintu by'amazi. ni nayo mpamvu ubona abantu babatisha abana b'impinja, babona ko umwana w'uruhinja umubatisha iki atari ko agomba kubatizwa, aba ni sawa, uwo ni umuhango w'idini. kuko uyu mwana Yesu yaravuze ngo umuntu agomba kuvuka ku bw'amazi n'umwuka, ariko kuvuka ku bw'umwuka bibanziriza amazi. nimureba muri iki gitabo cy'amasengesho y'itorero Anglikani kuri katikisimu yayo, iravuga ngo umubatizo ni iki? ngo umubatizo ni ikimenyetso cy'inyuma cy'icyabaye muri wowe. amen. umubatizo ni iki? ni ikimenyetso cy'inyuma cy'icyabaye muri wowe mu buryo bw'umwuka. aha rero ni ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko abantu benshi usanga ntabwo bajya batekereza ko twagombye kubanza gutekereza ngo ariko uyu muntu ugiye kubatizwa, ndenda kubaza abo ngabo cyane cyane, mwebwe mugiye kubatizwa ibyo mugeze mubitekerezaho ngo muvuge ngo aya mazi agiye kumushyiraho ni ikimenyetso cy'inyuma cy'icyabaye mu mutima wanjye, sibyo? ni ikimenyetso cy'inyuma. ntabwo amazi ntacyo ashobora kukongerera niba inyuma imbere nta cyabayemo. kuko niba mwarakurikiye neza babigisha muri iki gitabo cy'amasengesho, barakubwira ngo umubatizo ni icyo uvuga, ni ikimenyetso cy'inyuma cy'icyabaye muri wowe. ukavuga ubwa kabiri ku bw'umwuka, tuvuga ubwa mbere ku bw'umubiri, ariko tukavuga n'ubwa kabiri ku bw'umwuka. none murihamiriza yuko mwavutse ubwa kabiri ku bw'umwuka, murihamiriza ko mwakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami wabo, mugiye kubatizwa kuko muzi ko ibyo byabaye, cyangwa mugiye kubatizwa gusa kuko mugomba kwinjira mu idini? si bamwe mu musozi, ahubwo niba mbere mu bitekerezo, kuko niba ubatizwa gusa kugira ngo winjire mu idini ntacyo bizamura, habe na gato ntacyo bizamura. uzaba umunyedini, ariko ku munsi w'amateka nibahamagara amazina y'abera uzamurimo, kuko tike yo kwinjira mu ijuru ntabwo ibatiza. bibabwira ko se gushaka muzabire cyangwa bakubwira ngo niwigisha gutya abantu bazabireka, ahubwo njye mbwira ko nubwo bangiriye neza bareka, bangiriye neza bareka gufata ibintu by'Imana bakabihindura imihango. umuntu akajya abatizwa abizi neza yuko hari icyabaye muri we akakigaragaza inyuma. kuko n'ubundi ujya mubwiye ikintu nkagupfunyikira kitazakugirira umumaro, wagera imbere y'Imana bakubwira yose ngo wari uri mu biki? utari ko pasitori yaramfashe, padiri yaramfashe arambatiza abwira ko ndi umukristo, ndakomeza akubwira ko uri umukristo utari we, urabyemera? reka mbwire n'abandi mwese muri mwana wabatijwe kera, niba warabatijwe ukaba utari wakira Yesu nk'umucunguzi w'umwami wawe, watangiye. wagize ute? watangiye. kuko igifite umumaro ni ukwakira Yesu nk'umucunguzi w'umwami, noneho ukabatizwa uzi ibyo urimo. tujya turirimba indirimbo ngo wongere na Yesu watura biriwe n'amaraso, ni igishushanyo cy'amaraso ya Yesu atwiza n'ibyaha byose. umuntu wamaze kwakira Kristo nk'umucunguzi n'umwami we, tukamunyuza mu mazi atari ukumuhagira, ahubwo ari igishushanyo cy'ibyabaye mu bugingo bwe yuzwa n'amaraso ya Yesu. hanyuma twamara kumushyiramo agashushanywa n'urupfu rwa Kristo, akazukira ubugingo bushya. hanyuma icya gatatu, wasohokamo ugasenga ngo umwuka w'Imana akuzeho, noneho ugende uyoborwa n'umwuka, utangire ubugingo bushya kuko wavutse bushya. haleluya. murabyiteguye? ndagira ngo rero buri wese tugiye gufata umwanya
ibitekerezo bwawe, wibaze ubugingo bwawe, wogirijwe Yesu wavutse ubwa kane. Kuko ikibazo Imana izakubaza ntazakubaza niba wabatijwe, niyo yaba mu mazi yashira mu makere, izakubaza niba warakiriye Yesu. Tugendera hejuru y'isi muri ibyaha, ntabwo tugurukana n'ibyibo bigenda bitora mu buryo bw'ubundi byose. Twe tugendana na za kagoma mu kirere, kuko twe turi abana b'ijuru. Imana ibamugisha kandi Imana ibafashe kubyumva. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Mana yacu, Mwami Yesu, uyu murimo niwo wadutegetse kuwukora. Ubwo wabwiraga abigishwa bawe ngo mugende mujye mu mahanga yose, mubanze mubahindura abigishwa banjye, nimurangiza mubabatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, nyuma yaho mubigishe kwitondera ibyo nabategetse byose. Dufashe twebwe gitoro kugira ngo ibyo uko ari bitatu tujye tubikora neza. Reba abantu tugiye kubatiza Imana. Mwami Yesu, uyu murimo nawe wawuvuzemo, wanyuze mu mazi utwereka icyo ushaka kuvuga, usohotse mu mwuka araza, ijwi riravuga ngo uyu n'umwana wanjye nkunda ndamwishimiye. Reka iyi atmosfera abarinzi bawe, reka izo mbaraga zihagire kuri uyu musenyi, reka abo bantu tugiye kubatiza tubone umwuka baza, kandi hirya aha ngaha tubone abantu imbaraga bagenda mu gushaka basohoza umugambi. Dusengera inshingizi babo nabo bagenderere. Mana, hari igihe turahirira ibintu tutatekereje, bavuga ko turi muri ubu busatani kandi natutahanyije ubuzima bwacu. Bagirire neza, ntihagire uza kurahirira ikintu kizamukora, ko wakomeye ku bandi nabo. Ufate ibintu turi gukora, ngwino utegeke, ngwino uyobore. Imbaraga z'Umwuka Wera zibakira, imbaraga z'Umwuka Wera zibakira indani y'amazi, kugira ngo n'ibyo bose bisohoke bakozwe umutima. Ibyo gusenga dusengera kandi komeza Imana yacu komeza kutugeza mu izina ry'Umwana wacu Yesu Kristo. Amen. kandi
ibyo yasezeranyije azakora gusohoza rwose. Nuko rero kuko Kristo yasezeranya atyo, namwe mukwiye gusezeranya atyo kuri imbere y'ababishingizi banyu kandi imbere y'iri teraniro ryose, ko muzingura Satani n'ingeso ze zose, mukazakomeza kwizera ijambo ry'Imana ryera, mukajya mwitondera amategeko yayo. Ngiye noneho kubabaza, wowe ku giti cyawe, wowe ugiye kubatizwa ku giti cyawe, wimuye Satani n'ingeso ze zose n'ikuzo n'icyubahiro by'isi gusa no kwifuza ibyabo byose n'irari ry'umubiri, ngo utazabikurikiza cyangwa ugategekwa nabyo. Mushobora kumanuka gatoya nk'uko nabigenje kugira ngo mwumve uko musubiza. Wimuye Satani n'ingeso ze zose n'ikuzo n'icyubahiro by'isi gusa no kwifuza ibyabo byose n'irari ry'umubiri, utazabikurikiza cyangwa ugategekwa nabyo. Wemeye Imana Data wa twese ushobora byose mu gihugu cy'isi, na Yesu Kristo Umwana we w'ikinege Umwami wacu, kandi wemeye ko yabyawe n'Umwami Mariya, kandi ko inda yasamye yari Umwuka Wera, ko yababajwe ubwo Pontiyo Pilato yari umutegetsi, ko yabambwe ku musaraba agapfa agahambwa, akamanuka ikuzimu mu bapfuye, akazuka ku munsi wa gatatu akajya mu ijuru. Wemeye ko yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese ushobora byose, kandi ko azabayo mu mibereho y'isi gucira abakiri n'abapfuye urubanza. Kandi wemeye Umwuka Wera, wemeye ko hari itorero ryera Gatolika ry'Abakristo bose, no kumwe bw'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka k'umubiri n'ubugingo budashira nitumara gupfa. Nawe urashaka kubatizwa wemeye iki? Wemeye ko uzajya wumvira iby'Imana ishaka n'iby'itegeka, ukabigenderamo mu minsi yose ukiriho. Mwese musubiremo. Komeza gusenga. Mana y'Imana, wemere ko kamere yawe kwakira muri aba bantu ihabwa, kugira ngo kamere y'umuntu mushya izurirwe muri bo twese hamwe. Amen. Wemere n'irari ry'umubiri byose gushyira muri bo, ngo ibyo umwuka ategeka byose biri muri bo twese hamwe. Amen. Wemere kubaha ubushobozi bwo kunesha Satani n'isi n'ibyaha na kamere twese hamwe. Amen. Abaririmbyi batuyobore abajya kwitegura. Ndabizi neza ko hari abari bumerekeye abakobwa n'abakobwa, icyumba cyanyu kirahari, n'abahungu icyumba cyanyu kirahari. Mana ishobora byose kandi ihoraho, turagushimira ko umwana wawe Yesu Kristo ukundwa cyane yavuye amazi n'amaraso mu rubavu rwe, ngo tubone ko ari mu byaha byacu, agaha abigishwa be itegeko ryo kujya kwigisha abo mu mahanga yose, bakababatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. None turakwinginze wumve ibyo abantu bateraniye hano bagusabye, robanura aya mazi ngo abe icyitegererezo cyo koza ibyaha, kandi wemere ko abantu baje kuyabatizwamo buzure imbabazi zawe, bakaguma mu mubare w'abana bawe bizerwa b'intore. Tubisabye kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Ababyeyi n'abishingizi. Batatu.
hari ushobora kuza. Amen. Genda witoza. Okay. Nimumwita izina. Uyu muntu nimumwita izina. Abishingizi bari. Kwizera irindi. Olivia. Living. Kwizera living. Ndakubatiza. Izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Amen. Twagiye living mu iteraniro ry'umukumbi wa Kristo kandi tumushyizeho n'ikimenyetso cy'umusaraba kimuhamiriza ngo uhereye umunsi atazagira isoni zo guhamya ko yizeye Kristo abambwe kandi ko azakomeza kurwana n'isi n'ibyaha na Satani n'umubiri. Izina Nyirinkwaya Ig. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amena. Twakire Ige mu iteraniro ry'umukumbi wa Kristo tumushyizeho ikimenyetso cy'umusaraba kimuhamiriza ngo uyu munsi nazagira isoni zo yizeye Kristo wabambwe azahora arwanisha ubutwari munsi y'ibendera rye arwanya ibyaha n'iby'isi na Satani iminsi yose azamara kiriho tuvuge ngo amena. Amena. Imana iguhe umugisha. Muhereze n'abandi. Tumushyizeho n'ikimenyetso cy'umusaraba kimuhamiriza ngo uhereye umunsi ntuzagira isoni zo guhamya ko wizeye Kristo wabambwe kandi uzakomeza kurwana n'isi n'ibyaha na Satani urwanira munsi y'ibendera ye kandi ukazakomeza kuba umugaragu wa Kristo wo gukiranuka kugeza ku gupfa. Amen. 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 Mumwite izina Kenneth. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Mumwite izina Kiza Claude. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. 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 Hallelujah. Twakiriye Claude mu iteraniro ry'umukumbi wa Kristo tumushyizeho ikimenyetso cy'umusaraba kimuhamiriza ngo uhereye umunsi ntazagira isoni z'uko yizeye Kristo wabambwe azahora arwanisha ubutwari munsi y'ibendera ry'iby'isi na Satani kandi azahora ari umugaragu wa Kristo iminsi yose azamara kiriho tuvuge ngo amena. 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 Mumwite izina. Ababyeyi biteguye kumwakira mu izina rya Yesu. Philip Mez. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Genda gake gake. Bebê. Aka bebê, urabatijwe. Mumwite izina Jean Dodier. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Twakiriye Jean Dodier. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.
twakire Jean de mu iteraniro ry'umukumbi wa Kristo tumushyizeho ikimenyetso cy'umusaraba kimuhamiriza ngo uyu munsi ntazagira isoni z'ukwezi Kristo wabambwe azararwanisha ubutwari munsi y'ibendera arwanya ibyaha n'iby'isi na satani kandi azahora umugaragu wa Kristo iminsi yose azamara kiriho tuvuge ngo amina amen amen. Ababyeyi be mwakire ndabona afite ubwoba. tuyishime tukwisa. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. 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 Twakiriye tukwisa mu iteraniro ry'umukumbi wa Kristo kandi tumushyizeho ikimenyetso cy'umusaraba kimuhamiriza ngo uhereye umunsi ntuzagira isoni zo guhamya ko wizeye Kristo wabambwe kandi uzakomeza kurwana n'isi n'ibyaha na satani urwanira munsi y'ibendera ye ukazakomeza kuba umuja wa Kristo ukiranuka. Amen. 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 Agira indi uza. Undi umwita izina Claudine Mugwaneza ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Twakire Claudine mu iteraniro ry'umukumbi wa Kristo neza tumushyizeho ikimenyetso cy'umusaraba kimuhamiriza ngo uhereye uyu munsi ntazagira isoni z'ukwezi Kristo wabambwe azahora arwanisha ubutwari munsi y'ibendera rye arwanya ibyaha n'iby'isi na satani kuva uyu munsi kugeza gupfa tuvuge ngo amen amen. Nimumwite izina. Thanks for your coming, bro. Wakwigisha nyine bamaze kugera bavuye bamaze no kwambara oya byarangiye.
hanyuma Patrick akurikirwa na Shyaka Kenneth nyuma ya rimwe akurikirwe na Kwizera Livin akurikirwe na Sefu Asman azaza kwitwa hanyuma Tony Barbara arahari cyane nta kibazo bazazitwara turagushimiye nawe uyu murimo turangije gukora hanyuma ubutegetsi ndetse no gushimangira nawe urabanza uranagukorerwa kugira ngo twige ko atari ikintu cyo gukorwa tujijitse turasenga abantu babatuye uyu munsi basanze n'abandi babatuye imbere yabo twese tubagaho guhamya agakiza waduhaye tujye turwana mu butwari munsi y'ibendera ryawe kandi iminsi yose yo kubaho kwacu tugendere mu mbaraga z'umwuka